tekereza gukorera amadolari agera ku 2,200 just ureba video za YouTube. Ndabizi ko utekereza ko bidashoboka, gusa muri video ngiye kukwereka ukuntu ushobora kubikora. Noneho reka tugendane step by step. Amakuru jewe nshyanshya nikaze cyane kuri channel. Niba uri musha kuri channel nusige utaguze subscribe. Noneho reka nkwereke ukuntu ushobora gukorera amafaranga ureba YouTube videos cyangwa se video za YouTube. Abantu benshi ntabwo babizi ukuntu bashobora kubikora. None gusa mbere yo gutangira ndashaka kubwira ko mbere yo kureba ino video ukwiye kugira PayPal account. Niba utazi ukuntu ushobora gukora PayPal account, genda checking out ino video ikwereka ukuntu ushobora gukora PayPal account, kubera ko ino website ndakwereka barakwishura bakoresheje PayPal account. Noneho niba utazi ukuntu ushobora kubikora, ndashira hasi muri description ya video kugira ngo ugende uyirebe nyuma. Noneho reka dukomeze na video. Hano ni kuri website irakwemerera gukorera amafaranga. Noneho nk'uko uri kubibona ino website bayita Sprout Gigs, kwemerera gukorera amafaranga just kureba video. Gusa hari ibindi bintu byinshi ushobora gukora ugakorera amafaranga hano kuri iyi website. Nuguruke igice icyaricyo cyose muri video kugira ngo unkurikire intambwe ku yindi. Noneho niba witeguye reka dutangire. So icyo nk'uko uri kubibona hano ni kuri website. Nk'uko uri kubibona no website nk'uko uri kubibona ikwemerera gukorera amafaranga ureba video, gusa hari iyindi message ndakwereka ikwemerera gukorera amafaranga menshi no kuruta ayo ukorera ureba video. Noneho niba uri ready reka nkwereke ukuntu ushobora gutangira. Noneho niba uri musha hano nk'uko uri kubibona kirika sign up. Noneho niba ufite account urakirika login. Nukirika sign up nk'uko uri kubibona ako kanya barakuzana hano. Noneho icyo urakora hano urashiraho amazina yawe abiri yombi. Hano naho ugashiraho email address, kugira email address. Noneho hano naho ugashiramo password kwiye kuba ikomeye cyane kugira ngo abantu batahakinga account yawe. Noneho hano naho ugashiraho nickname yawe cyangwa se izina ushobora kwiyitira. Noneho hano naho ukarondora igihugu. Nk'uko uri kureba Rwanda ruriho Rwanda, nk'uko ubibona turagutuzinga Rwanda. Noneho nurangiza hano uhasige gutya udakora ikintu, kuko hano niho kubona amuwaka uri umukozi ugiye gukorera amafaranga. Noneho nurangiza ukirike hano ho nuhacekinge, kuko nuhacekinga bazaza bakohereza emails nyinshi cyane. Noneho hano nuhacekinge. Noneho mwibutsa ko hano bintu ushobora kubikorera no ku mobile phone, nago bisaba computer cyangwa se iki. Niba ufite computer ushobora kubikoresha. Nk'uko uri kubibona hano hano noneho numara gushiramo ibi bintu byose nagiye nkubwira, urakirika sign up. Nk'uko uri kubibona nukirika sign up ako kanya barakujana kuri dashboard. Nk'uko uri kubibona hano ni kuri dashboard. Hano kuri dashboard bafite offers nyinshi cyane nk'uko uri kubibona. Gusa nugera hano nuje handi just kirika kuri find job. Nukirika hano kuri find job. Noneho hano uri kubona ko hano hari akazi ushobora gukora. Nugera hano uchuzinge categories, ukirike hano kuri category. Noneho ufate video marketing. Nk'uko kubibona hano hari ibintu byinshi ushobora gukora, gusa uyu munsi ngiye kukwereka ukuntu ushobora gukorera amafaranga ureba video. Nk'uko kubibona nukirika apply, hano ni amafaranga bakwishyura ureba video. Nk'uko kubibona YouTube watch video, nukuvuga ngo uno arashaka umuntu ugenda akareba video. Nk'uko kubibona abantu benshi barabikoze, abantu bagera ku 5,000. Noneho nk'uko kubibona hano ushobora gukorera amafaranga menshi cyane. Hano naho nk'uko kubibona watch 3-minute videos, nukuvuga ngo nukirikaho katuvuge ndareka nkwereke ukuntu bikora. Katuvuge ushaka gukora ino ukirikaho. Noneho nukirikaho nk'uko kubibona hano baragusaba information zitandukanye, nk'igihe wavukiye na city utuyemo ndetse na security question. Katuvuge hano ushobora gushiraho security question ushaka, what is my name, what mbega nugushiraho question ushaka ugashiramo na answer. Nurangiza gusavinga ako kanya barakujana hano ni kuri page aho uwo muntu arakwishyurira. Nukuvuga ngo hano ni instruction
ibyo urakora. Nk'uko uri kubibona hano ni ibintu bitandukanye, gusa hano ntago uzi icyo urakora. Noneho ngiye kukwereka icya mbere. Hano bari kukwereka step by step ukuntu urabikora. Noneho nk'uko uri kubibona, go to YouTube and search for one of the keyword. Ni ukuvuga ngo hano uragenda kuri YouTube. Nk'uko uri kubibona, katujye kuri YouTube. Nujya kuri YouTube, bari kuvuga ngo uragenda kuri YouTube, noneho usacinge keyword. Keyword ni izi words ziri mu box. Ni ukuvuga ngo turafata ino, katuvuga ngo dufate ino pick randomly. Ni ukuvuga ngo hano nago urayikopa, n'uyikopa nago birakunda. Ni ukuvuga ngo hano uragenda uyishiramo, udakopa hano, udakopa gutya ngo ugende kuri YouTube uyishiramo. Hoya ugende kuri YouTube, noneho wandike pick. Ni ukuvuga ngo kuko hano iyo ugiye hano ugakopa, ako kanya barabimenya, ntabwo bakwishyura. Icyo urakora just urandika pick randomly, cyangwa se ikigambo bari kukwereka, kuko ntabwo ibigambo biraba bisa. Wewe ikigambo barakwereza muri box nicyo ugenda kuri YouTube ukandika. Noneho katwandike pick randomly. Nk'uko tubona ino ni keyword bavuze ko tugende turebe. Gusa nk'uko uri kubona ino ni video ya mbere. Ni ukuvuga ngo niyi nukirikaho ukayireba. Noneho hano nurangiza step ya mbere, hano bakwereka click the video with this image. Ni ukuvuga ngo hano ushobora kugenda kuri image ukareba image iraba iri kuri YouTube. Okay, waho nurangiza kwandika pick randomly, just klika kuri video. Noneho nukirikaho, nk'uko uri kubibona, ako kanya haraza ads. Urindire iyo ad iveho, kuko ukwiye kureba iyo video, nuskipinge cyangwa se ukore iki, just reba video. Ntabwo ukwiye kuyirangiza cyangwa se gukora iki, just reba gato. Noneho nk'uko kubibona hano bari kuvuga be careful with this image, there might be a similar thumbnail, so take your time and look. Ni ukuvuga ngo hano bari kuvuga ngo witonde, kuko hashobora kuba ari foto zisa. Ni ukuvuga ngo witonde urebe niba video ukiritseho cyangwa se ugiye kureba ariyo bavuze. Noneho hano bakavuga tena the video you are looking for has over. Ni ukuvuga ngo video barakuhereza information za video kugira ngo umenye ese ino video niyo. Noneho nk'uko uri kubera hano, ino video ifite views zirenga, nk'uko uri kubona hano, zirenga miliyoni imwe. Ino video benshi barayireba. Ni ukuvuga ngo niyi, kuko bari kuvuga ngo ino video irenze ibihumbi 20 views. Ni ukuvuga ngo niyi, kuko ino nk'uko kubibona ifite miliyoni views. Noneho hano bakavuga note, if you still can't find the video, change your search filter to view count. Ni ukuvuga ngo hano bari kuvuga ngo niba utabonye iyo video, gerageza gukora, katuvuga wasacinze ntabwo wabonye video. Icyo urakora urakirika filters, noneho ujya no kuri view count ukirikeho. Ni ukuvuga ngo hano barakuzanira video zikunzwe cyane. Nk'uko uri kubibona hano, wenda ushobora kubibona, nguko uri kubona nayo turayibonye hano. Ni ukuvuga ngo ni iyi video twakiritseho. Noneho icyo urakora nurangiza gukora zino steps zose, gusa do not comment on this video. Ni ukuvuga ngo nukomentinge kuri video, nushiraho comment. Ni ukuvuga ngo ino video urayireba iminota 3. Noneho nurangiza ufate screenshot. Ni ukuvuga ngo ifoto ya iyo video wayirebye. Noneho ubasindikire what the name of the YouTube channel. Noneho uvuge izina rya YouTube channel. Noneho nk'uko kubibona hano submit your proof below. Ni ukuvuga ngo hano urashiramo proofs zawe. Nk'uko kubibona urandika, katuvuga ndabona ushobora kwandika comment hano icya kigambo yavuze n'ituringa yakivuze mu minota 3. Noneho hano ushobora gushiraho proof screenshot, ushobora gufata ifoto ukayishiraho. Noneho hano naho ni ibibazo bagenda bakubaza, ugakirika submit. Ako kanya nibemera ko wazikoreye, ako kanya urahemberwa nk'uko tubona ano mafaranga. Gusa hari ibindi bintu ushobora gukora hano kuri no website. Ubwonge kubikwereka hano nk'uko kubibona hano ni kuri TikTok na TikTok irakora. Nk'uko kubona na Facebook, hari abantu bashiraho Facebook kugenda liking no post Facebook post. Noneho na TikTok nk'uko kubibona, reka ngereka kuri TikTok urebe.
TikTok post video using my sound. Ni kuvuga ngo hano ari kuvuga ngo postinga video kuri TikTok ukoresheje sound ye. Ni kuvuga ngo afite sound none urakoresha urapostinga TikTok video ukoresheje iyo sound. Ibyo bintu biroroshe cyane, nibyo abantu bakunda cyane kandi izino video ziroroshe cyane. Just genda upost, ni ibintu byinshi ushobora gukora kuri no website ugahembwa amafaranga. Reddit promotion, ni ibintu byinshi. Forums, computer programs, nk'uko uri kubibona. Write an article, niba uzi kwandika blogs, ibyo byose nk'uko uri kubibona. Website owners, ni ibintu byinshi cyane. So nk'uko uri kubibona, ino ni video marketing, ni abantu benshi bashaka. Nk'uko uri kubibona, subscribe to channel, unashaka ko ugenda ugasubscibinga gusa nta kindi. Yes, nk'uko uri kubibona, no requirement katuvuge from worker go to. Nk'uko uri kubibona, ino ni link ye, uri kubibona ko ino ari link ya channel ye. None ugasubscibinga. Do not unsubscribe. Ni kuvuga ngo hano numara gusubscibinga nuko unsubscribinga cyangwa se niba kauze ari umutuku ugakora subscribe cyane ukongera ugakanda. Ni kuvuga ngo wa unsubscribinze nukirikaho tena. Noneho hano bakuvuga ngo requirement proof. Hano ari kuvuga ngo username you used to sub. Ni kuvuga ngo hano ni izina wakoresheje ukora subscribe. None ugafata ni photo screenshot. Benshi bakunda kuvuga ngo ufate screenshot kuko iremeza ko wabikoze. None hano bakavuga ngo submit your proofs. Ni kuvuga ngo hano ugiye gusubmitinga your proofs cyangwa se ibimenyetso ko wakoze subscribe. Hano icyo urakora nk'uko uri kubona, urashiramo username yawe kuri YouTube. Ushobora kubibona hano, nugenda hano urayireba hano hejuru. Noneho nk'uko uri kubibona, hano urashiramo username yawe, ushiramo screenshot wafashe. Noneho hano naho just shiramo comment ushaka kubabwira. Okay, noneho nk'uko uri kubibona, please no links upload screenshot only. Ni kuvuga ngo hano urashiramo screenshot only. So nk'uko uri kubibona, numara ukirike submit proof, ako kanya nibemera ko wabibonye cyangwa se wakoze subscribe, urahembwa aya mafaranga. Ni kuvuga ngo amafaranga yawe ushobora kuyabonera hano. Noneho katugenda nukirika hano, nk'uko uri kubibona, hano na amafaranga dufiteho kuko dutangiye namwe nibwo dutangiye. Gusa ngiye kukwereka icyanyuma icyo ushobora gukora ugakorera amafaranga menshi, aricyo icyo bita katugende hano. Noneho nkwereke ukuntu ushobora kubikora. So nk'uko uri kubibona hano bayita share and earn. Ni kuvuga ngo ni affiliate program. Ushobora gufata link yawe, noneho iyo ufashe iyo link, ufata iyo link yawe ukayisharinga n'abandi. Noneho iyo umuntu akiritse agakora account hano, ubona amafaranga. So ni ukuvuga ngo nk'uko uri kubibona hano, ukirika hano, ino niyo link yawe. Nk'uko uri kubibona, ino ni link yawe, wisharinga kuri Facebook, WhatsApp, aho ushaka hose. Umuntu akirika agakora account hano kuri Sprout Gigs, ako kanya ubona amafaranga yawe. So ni ukuvuga ngo ubona 5% y'amafaranga yakoreye. So genda ugerageze ino website, ndabizi ko urayikunda. Niba uri mushahano kugira ngo tujye tubazanira video nziza cyane kandi zikomeye cyane, so please ndagushimiye cyane. Mwibutsa ko ukwiye kugenda ukareba iyo video ikwereka ukuntu ushobora gukora PayPal, kuko ni ibintu byoroshe cyane kandi ni ibintu bikomeye cyane, kuko narababwiye muri iyo video ko PayPal ni ingenzi niba ushaka ko ukorera amafaranga kuri online. Noneho ugasubscribe kugira ngo tujye tubana buri cyumweru mbazanira video nsha. Noneho reka tubonane mu video y'ubutaha. Ciao ciao.